بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana yuko byamusakaraho n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikiza kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kuba mubeza. Allahumma amin. Muvandimwe mu Islam, ndagira ngo twicare tuganire kuri ibi bintu bine, tumenye aho duhagaze, tumenye n'aho tugomba kwirukana. Ndagira ngo tuganire kuri hadith yaturutse kwa Abu Huraira, Allah amwishimire, aho yagize ati: su'ila an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna faqala attaqwa Allah wa husnul khuluq. Kuri hadith yaturutse kwa Abu Huraira, igihe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabazwaga ibintu byinshi cyangwa se ibintu bizajyana abantu benshi mu ijuru, irasubiza iti: gutinya Allah ndetse no kurangwa n'umuco mwiza bizinjiza abantu benshi mu ijuru. Wasu'ila an akthari ma yudkhilu an-nasa an-nar, anabazwa n'ibintu bizinjiza abantu benshi mu muriro, avuga ibintu bibiri agira ati: al-fam wal-farj, umunwa cyangwa se ururimi, ibyo abantu bavuga, ndetse n'ubwambure. Iyo hadisi turakuramo iki? Mbere na mbere, attaqwa Allah al-murad, cyangwa se icyari kigambiriwe mu gutinya cyangwa se mu kuvuga attaqwa Allah, cyangwa se mu kuvuga ngo gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukuba wakwirinda ibintu byose byatuma uhura n'ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, muri iki gihe bimwe bijyana abantu mu ijuru cyane twarabyirengagije, ahubwo twibanda kuri biriya bijyana abantu hehe, bijyana abantu mu muriro. Muri iki gihe urasanga abantu barabuze gutinya mu mitima yabo, abantu ntibagitinya ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, n'iyo babibwiwe babona ko ari ibintu by'imikino. Ndetse abantu icyo babuze muri iki gihe ni ukubana cyangwa se kugira umuco mwiza. Umuco mwiza rero, mbere na mbere, ni ukugira umuco mwiza kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Muri iki gihe biratangaje kubona wowe mu Islam uba ufata iya mbere mu gukora iki? Mu kubanira nabi Allah subhanahu wa ta'ala, bikarengaho ugafata n'amagambo ye ukayakinisha cyangwa se ukayakinamo. Ngira ngo benshi mukunze kubibona mu bintu bigiye bitandukanye, aho umuntu ashobora gufata stati agafata amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akayazanamo imikino. Ndatanga urugero rumwe ngira ngo rwagiye rucaho, igihe mubona iyi mipira irimo iraba igikombe cy'isi, mukabona abakinnyi baratsinda bakubama cyangwa se bagakora sujud, abandi bahagaze batari abayisilamu, ukabona umuyisilamu arifashe yanditseho aya fasajadu illa iblis, bisobanuye barubama. Allah yashakaga kuvuga abamarayika, illa iblis, usibye iblis. Ugasanga umuntu afashe aya, amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ayashyize mu bintu by'imikino. Ubw'ibyo rero bavandimwe b'Abayisilamu, mu kubana cyangwa se mu kugira imico myiza, mbere na mbere tugomba kubanira neza Allah subhanahu wa ta'ala n'idini ye n'amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse tukabanira neza intumwa y'Imana ndetse n'amagambo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Muvandimwe mu Islam, gendera kure ibintu byatuma ubanira nabi Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo nicyo abantu benshi bakunze gukora, nyamara ntago bazi ibi byihishe inyuma. Kubw'ibyo rero, no kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, tumutinya kuba twagwa amwe mu makosa ye, bigatuma twahura n'ibihano bye. Hanyuma muvandimwe mu Islam, twirinde ibi bintu bibiri: ururimi, dore ko ururimi rwigenga kuvuga ibyo ushaka, kuvuga bagenzi bawe, ndetse rimwe na rimwe bamwe babura ibyiza bakoze kubera ko bakoresheje indimi zabo. Hari abatanga sodaka bakayikurikizaho amagambo mabi, iyo sodaka ikaba irangiritse. Ubw'ibyo rero, ibintu byinshi bizajyana abantu mu muriro harimo ururimi ndetse wal faraj, ndetse n'ubwambure. Bavandimwe mu Islam,
turinde ubwambure bwacu, turinde ururimi rwacu, ndetse twirinde kuba twabanira nabi Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'abantu muri rusange. Abantu muri rusange dutegekwa kubabanira neza, dore ko bimwe mu bintu bizinjiza abantu benshi mu ijuru ari kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se kumutinya. Icyari kigambiriwe muri iyi hadithi, kuba watinya ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma uhura n'ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no kugira umuco mwiza. Umuco mwiza rero twabonye ko ari ukubanira neza amagambo ya Allah n'idini ye muri rusange, ndetse no gukora iki, no kubana n'abantu neza, ukababera umuco mwiza, cyangwa se ukabiba umuco mwiza mu bantu. Ubwo ibyo rero muvandimwe mu Islam, irinde ibi bintu bibiri, cyangwa se urinde ibi bintu bibiri byawe, haba ururimi, haba ubwambure, ndetse unagerageze kubana n'abantu neza uhereye ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, dore ko ugira umuco mwiza bwa mbere na mbere agomba guhera ku muremyi we, hanyuma abantu bakaza nyuma. Nanone tukarangwa no gutinya Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ubw'ibyo rero muvandimwe mu Islam, gerageza utunganye ibi bintu bibiri, ubirinde, ndetse unatunganye ibi bintu bibiri, gutinya Imana ndetse no kugira umuco mwiza. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.